Sugo. Ushaka urushako we. Yashatse umugore nzi yuko azangeza ku iterambere ariko birangiye n'ubuzima bwanjye yenda kubuhitana kuko inzu yaragurishije ibibanza yaragurishije ndamuha amafaranga yo guhaha nahaye si nzabigire neza ariko ngomba gufata umwana uramusasa ureba cyane bro reka maze nkuragureka sibyo ntare buriya sureba iriya gengura mukobwa giye mari buriya giye ndatiganye no kuzanamurya muri iyi minsi ariko cyangwa uriya mukobwa ni n'icyaha cyangwa mwarange numvaga ahubwo ninjye nzamugutanga mari ubonye ubona afite yariya pepe akuca bro cyangwa uzi ko hajyaho ni voka ubukanda ewan giye nuje ubundi gasikirira ubundi twaraganira n'unagiye wa ukuntu banyakiye cyazajya ubona ngo nambaye ngo bino bibo uzikora tena ibonye mani iyi kamera ewa kano ngaka nako yangura aramkati wowe mani bigira tunifuza uziko nge nani kintu yari yanguriza ko ambwiye ngo arankunda mwa nawe ndi mukobwa ngako abo reka mubwirire ibintu nibi atanzi uko uzagenda gendora n'umuntu umugishiro wanje naje shamani yarambwiye ngo arankunda uziko mu minsi iri imbere ngiye namujyanye no kwereka mu rugoma aragukunda n'iki gisura cyawe zo ugende kurureka twumve reka nze nkubwire sibyo umenye uko ugenda mani yagukunda gute wambaye ibintu byacitse ito ngiye uko hari ikintu nambaye cyacitse ngiye mfite amafaranga mani ubu wambaye neza ngiye mfite amafaranga uko twambaye kimwe mani igihumbi wambaye neza nuko bikumarira iki banambaye congo wambaye bodaboda congo nkambara ariko congo iteye ibiremo irimo se ni kure do ibi naga ari ibiremo no cyo ni icyangwe mani ye baba we sha ariko uriya mukobwa n'ubundi reka nze nkubwire uriya mukobwa ye namujyanye no kwereka mu rugo sibyo agiye kumwigana yera yarambwiye ko nta wundi musore akunda hari ibintu ugomba kumenya ako se undi yagukunda bahere ari ahantu ufite bwanjye afite telefone so ifite phone cyane nagenda na phone man ngiye mfite abapampe bagenda nabigenda na phone man otipe biyemera bari hano kabisa kirani kikindi kubona bamutipe zo urana tameze nk'umukiro ndatambaye costume cha ubundi se cyagika ko nta kintu cyakirimo abwirira nigi hicaye bura ndabona yambaye amakositimu umuntu yanayikabada rero turebe cha ko yari umukire ndagasa Salama boss iracha muzi meze bite chef mutipe neze ko wicara hano mbona wambaye amakote bro wicara hano mbona wambaye amakote kandi mbona uri umusirimu byadanje ngende gufata amahombezi kandi kureba ibibazo bisa nkaho byakurenze ibibazo bisa nkaho byakurenze pe hose usoma nawe reba ibibazo afite sibyo usoma ibibazo ushinzwe gusoma ibibazo umva na nese niko buri asanzwe avuga yezu uri afite byakurenze tu nyine muri kujya mufotore nari kumushyira kwa ntufotore nari ntufotore kukibazo byango nabibazo kumurenga amana nese none uje gufotora abanye yewe umuntu mu maso ngahita amenye ibibazo afite nese nimba bifite kari ibibazo byanjye n'ibyabo ni ibibazo byanjye abo kubura nanjye kubukoraho akantu kaga kwiyamye ntufotore ibibazo afite ni ibyanjye mukomeze inzira mugende iyo mwajyaga ariko ndabona n'iminwa yumye bro nyamara ushaka hari kumuntu akagira wabona wamumenyera uri kugira nababwiye ngo ufate inzira mugiye ntago pressure reka uzi ko umuntu yabareka ufata umuntu watamusabye uburenganzira twabonaga wicaye hano tukagira ngo wenda hari ibibazo ufite nicaye iwawe ubwo ufite umushisi umuntu w'umuboss kwicara hano mu ishyamba koko kandi pro natwe twaraka tuzazana ibintu by'imishira abamufatanye ndetse tuzazana ibintu by'imishira ubundi se waje guhunga amahumbezi mu ishyamba iwawe nta nzu ugira njye nababwiye ngo ndabiya umunsi w'umusaraba kandi buri wese azana ibyo buri wese azabazwa ntago mushinzwe kumenya ubundi turamuhagarara ntago mushinzwe kumenya ibibazo byanukazana ibibazo ku bana ariko mubona nase mugiye no kuntu turagutuka sabwo kare wowe bitukuje turagutuka wowe uri iki kamukomeze iyo mwajyaga ni isonere kuraza uvuga nabi kandi nuzi ko wicaye mu ishyamba bazi ko hano ari kwirigara ryari nababwiye ngo mufate inzira mukomeze iyo mwajyaga kuko muri mwese ntawe nshinzwe bro reka nkubwiye nangaruka singusanga
ko ningusanga hanga biraba bibi mani biraba bibi uranga ko umuntu anagufotora uri kureba uyu muniga uri kureba uyu muniga ntago ari kwa mama wawe uri kureba manzure w'uyu muniga ariko arahumuzi anigana nanjye bro namwe nyine abantu nkamwe mwigize ibintu by'ibinani ndakurabuye sibyo nanjye nubwo mureba gutya ndamutinya imuri zamani gerekana n'amagengo bro gerekana n'ama nari ariko ndaje ndakumena umuntu azajya agira ibibazo aho agiye hose akomeza agenda agongana nabyo rero ibyo size mu rugo none urebe n'ibyo sanze nabyo biri kugenda bishaka kumbuza amahoro ubu biratuma ngera ku mugambi nateguye koko ntabiri kungendaho amutini yanditse koko ntabwo ribwa gahinda we gahinda Gahigi nawe mugore twashakanye ndagusezeye kuko ndabona kubana nawe bitagikomeje cyakoza uzanderera abana kandi uzambabarira umenyere urugo nubwo twakundanye ariko nkaba ngiye kubera wowe ukuri warampemukiye Imana izagufasha ntuzahemukire abandi nk'uko wampemukiye rero baye nkwandikiye ibaruwa uzahura nayo wese azayikwereke cyangwa azayikushyikirize kuko njyewe singishoboye kuba kuri iyi si kuko ndambiwe agahinda uhora untera ariko zamwe n'igihugu kandi hari amafaranga nagujije Gahigi uzayamunyishyurire kuko imitungo myinshi niwe wayiriye njye singishoboye kuzamwishyura wowe usigaye ku isi uzamwishyure kandi abana banjye basigaye mu biganza byawe uzabafashe ngewe ubu ndagiye bro yaniga rero ariko tutarasezerana uriya mugabo ubonye imana atameze nk'umuntu ibibazo byarenze ngewe uriya mugabo ariko nanayambwiye mbere njyewe nabonaga ibibazo bisa nkaho byamurenze ameze nk'ugiye kurira nuko nyine abantu umuntu ababwira ntibumve hari n'igihe twari kumufasha bigakunda Kamfiskwera rebe umufasha sufite cyo avuga kubwiye ngo ari mideni ryadyi niyo yakubwiye ngo ari mideni ryade sanzi ko nani jana ufite ngo nyine reka nze nkurabure sibyo hari igihe bira bibazo bye argiye bafite ikibazo yakigutura noneho akaruko kukibaza bafite nta n'undi muntu yarakibwiye akumva umutwara akumva umutwara ruhutse shebye ntabwo twabitindaho ariko nyine umuntu uburekana ibibazo by'ubwo nyimba yagambiriye kwiyahura wabindura iki cyane nakuwenda kwiyahura ntabwo tubize bagiye gukora nako bitewe n'uko nabonaga ameze nabona agatari umuntu usanzwe gusa karenga ariko reka mubwire umugore wanjye atansi shama uretse w'ibitinda ariko nukasana impamvu nyinshi guru sha bigende kagiye nsubirayo nari imana ariko umugore wanjye reka tubonane umunsi ukurikiyeho nawasi sawa aribi bro square nawe natanire nabusha amaherezo ngiye kubisoza kuko akagahinda
bitana biyi minsi nabo ntago bajya batandukana ariko ndanarushye ino mbonde yo toka satani mu izina rya Yesu we sha mugabo Mwambaza iki wowe nanyagasana ko ubu ibintu nzabyirengera ko we sha rubyo sohokana nende manu rukumanye manu bambaze achishika bambaze agarukiye kwikorana nanuka bambaze ubu wabona rufite n'abana harananiye ejo bundi hagize umuntu wagiye uzi icyo aje kwiyahura iki giti nagitemeje harananiye iyaho harananiye wongere mavunje harananiye manuka harananiye urubyo harananiye ushaka kuba ufite urugo n'abana yegera ko ari so ufite wa mugabo bunara gufite harananiye ejo bundi naje ngira gutya nsanga yahuriyemo none nawe to twese kananiye ndukunaniza abasinari mbivuze ati wa mugabo ufite ibibazo ngo mwaherekare mu ngenda ndababaye kuba rubyoga taje ndababaye kuba rubyoga ntabwo mwaherekare mu ngenda se wa mugabo uko ushaka kwiyaho umugore arana z'urupapuro nabonaga hariya rwari urwawe rwari rw'umugore nicyo gisubizo njye nari mfashe reka mubwize ukuri rero kwiyahura ntabwo ari agaciro k'umugabo ufite abana usize umugore azabarira abandi ko bakunaniye umugore wakunaniye azarira abana umugore wakunaniye azarira abana te wamusigiye wari ugiye kwiyahura bumvuga ko basize mu rugo rwande ko rwakunaniye umugore abana nibo bazarushobora umugore niwe ufite imitungo yose hanyuma rero reka nkubwire wa mugabo kwiyahura ntabwo ari ibintu by'agaciro kwiyahura ntabwo ari ibintu byiza leta yavuze ko nimba wumva udashobokanye n'umugore wawe sibyo ugomba kumureka mukajya kudivorce aho kugira ngo ujye gutiza amakimbirane musange utene ku nyungu byawe ejo nabazapfa ntabwo ugomba kwirinda amakimbirane ubwo nuko uyateza zize umwiryane mu miryango nanga guteza rwa serera nari ngiye kubikemura rwa serera nzingi ni yihe rwa serera nzura mugozi uriya ni yihe uri kubabona ngiye kubikemura giye wari ugiye kubikemura mu nzira y'isamo n'ukuri umugabo ndagushimiye ko hano uri intwari kora uri intwari sibyo uretse uri intwari yagiye kwiyahura uri intwari yarisize abana uri intwari yarisize ugiye kwiyahura nandi sonje ngiye kumuha amahoro gatangarerega waje wicaramo hano urimo uravugana bufite imishari kasi nakubeshya ubwo urumva ubwo ari ubutwari none nimba mvura intwari nganzo urumva ari ubutwari gusiga umwari gusiga abana ukabasiga mu rugo ukabasigira umugore gusigira umutwaro umugore wawe igihe mudashoboka nyine wamureka mukagabana nonyemo ukazarira abana kurane iyo mitungo mukazayigabana ukagira umugabane none zikomereye na ngandira reka mubwira umugabo rero wo kujya ujye kwiyahura mugende mujya ku divorce sibyo babe divorce nimba n'imitungo mufite nimba naniyo mufite muzahiga ibindi nimba muyifite mugabane abana mubarire neza babe mu mutuzo bafite ise na nyina none ubu ngubu ko wari ubasigiye ariko uzi yuko mbwiye ibintu byinshi uzaba ujye kwiyahura uretse wumve njyewe mbwiye ikintu cyo kudivorce wa mungane nimba we nafite ikintu gihwanye na miliyoni 10 bari kumuha 5 ibyo bintu ugeze ubwira mudugudu nta nyine ku kagari barabizi nta muntu nigeze mbibwira cyari ushaka kwiciriza ari busama cyari ikibazo cyanjye nishirizemo none se karebwo nimwanciyeho sinendaga kubarya mugabo ntukiremereze amatwi ari mu rupfu nimva twakubwiye tubwira uranga uzi ikintu kibyica nuko umuntu adafite umuntu umugirira inama nimba ufite ibibazo
jya ureba umuntu wizeye n'ubwo utanamwizeye wimubwira umutura umutwaro. Aho Rubyogo yabimbwiye ati uriya mugabo nyamara yatubwira akatubwira inama twari kumubwira wenda mu mutwe akaruhuka bikagabanuka none mugabo none si ikibazo ubwo si ubutwara uza rwa rupapuro ko narwanditse subira wenda rubona narukure rega nahoze ndeba nibirwa n'ibyari byo mu kanya yacikanyagira ahangaha yakoze hasi nyeberwa ikintu twari kumbi buragiye kubona amabanga yawe nasubira mu rugo umugore none nimba rwamugezeho urumva none byagenda gute ntakubwiye mugende mu divorce genda ujye gufata divorce kumvikana niba byanze mwahamagaye abunzi barabunga biranga nuziko mu mudugudu batoramo iki ari cyo kibazo none ikibazo cy'urupapuro nanditse musezera mubwira uburyo azafasha abana kanyabira ko kaburagiye gupfunyika nyine nugira ibya ariko reka mubwire mubwira ukuntu azanderera abana ubwo azi ko napfereka n'ubundi oya n'ubundi nta rupfu rurenze kuba rugiye kwiyahura amaze gupfa wavuyeho nta nubwo ukiriho ariko rero mu bupfu bwawe mu muntu muzima tujyane mu rugo none yego wenda rupapuro barwanamugeze wenda urajijisha uvuge ko atari si no kujijisha ndabasha kubunga iyo urugo rukunaniye ugomba gushaka mu mudugudu barimo twakubunga byananirana ufite ibitekerezo twakubunga byananirana tujyane reka manze nkubwire gake twakubunga iyo binaniranye mujya mu isibo byakaga ukajya kwa umutekano byawe kwa umudugudu akabandikira akabohereza ku kagari bakabohereza ku murenge bakajya gukora ibyo bintu bya divorce cyane ubona umuntu w'umugabo w'igikwerere nkawe usize abana ukabasiga mu marira menshi birababaje woroshe uwo mudamu wawe nawe yigeze nuza kubanza kumvikana cyane mu rugo ikibazo n'urupapuro gusa ntuzongere kwiyahura bamugabo ntuzongere kugira ibitekerezo byo kwiyahura urupapuro bwira n'abandi bagabo bameze nkawe ntibazongere kwiyahura abandi bagabo bafite ibitekerezo bitameze neza ntuzajye mwiyahura